Yesu ashimwe bakristu bavandimwe, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Murabona ko intambara yatangiye, ya ntambara yari yaravuzwe, intambara yari yarahanuwe yatangiye, ariko abana b'Imana turakomeza dushikame, turakomeza turebe Imana yacu yo mu ijuru, turakomeza kandi dushima Imana, tuyiheshe icyubahiro. Imana yacu iri kumwe natwe. Bene data, ndabakumbuye, narabakumbuye, ariko mbere ya byose reka dusenga Imana. Uwiteka mwami Yesu, ndagushima kuko unyemereye kubumbura umunwa mvuga ijambo ryawe. Uwera wo mu ijuru, ndakwinginze ngo ufata control. Mwami Yesu, nubwo intambara yatangiye, icyubahiro ni kibi cyawe. Haleluya. Ngo nubwo bene data bo mu Burusiya nabo muri Ukraine bari mu ntambara, Uwiteka turagushize mu biganza, ngo ariko ngo ibyo ntabwo biratubuza kuguhesha icyubahiro. Uwera wo mu ijuru, ukomeze urinde izi mpunzi, ukomeze urinde aba bana bato mwami, ukomeze ubagirire neza data. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubagushize mu biganza, ngo maze ngo ari wowe wihesha icyubahiro mu buzima bwabo, ngo babone ko batari bonyine data, ngo babone ko bafite Imana ikomeye, ngo kandi iyo Mana bizeye. Mwami Yesu, ngo wamennye amaraso yawe ku musaraba, ngo uri kumwe nabo, ngo aya maraso yawe wamennye ku musaraba yabatwikize. Turabigusabye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Yesu Kristo, turakwinginze ngo ukomeze udutabare, ngo mu gihe, ngo muri iki gihe tugeze mu mwami, ngo mu iki gihe ngo amafaranga yataye agaciro, ngo intambara yatangiye amafaranga ahita ata agaciro mwami, ngo ariko ngo uri kumwe natwe. Mwami Yesu, wiheshe icyubahiro, ngo waratubwiye muri cya gihe, muri cya gitabo cya Daniyeli, ngo maze igihe kizagera ngo ibyo navuze byigaragaze ku mugaragaro. None turakwingize mwami, ngo ari wowe bana natwe, ngo mwami Yesu, ngukore ku mitima, umwuka wawe akore ku mitima y'abantu, ngo utarashaka gusoma Bibiliya, ngo nubwo arimo yirebera ku maso ku yandi, ngo ariko ayisome, ngo maze ugire umutima uciye bugufi, ngo akizwe. Mwami Yesu, turongeye tukweretse izi mpunzi ziri kuva muri Ukraine zijya muri Polonia. Mwami Yesu, hari benshi barimo baravuga ngo barabatinyaga, ngo babafashe, ngo ariko ngo ntibabafungurira umuryango wabo. Ariko mwami, turakwinginze ngo ubahe umutima, ubaha abantu bo muri Polonia, ubaha umutima wo kwakira izi mpunzi, ubaha umutima wo gufasha izi mpunzi. Mwami Yesu, ari uziramburiraho amaboko yawe. Tuzi yuko benshi bavuga ngo bafashe impunzi ariko ntibazifasha mu by'ukuri. Turakwinginze data, ngo ari wowe urinde izi mpinja, urinde abagore batwite, urinde abarwayi mwami, ubafashe ubakingire ku kiganza cyawe cyera. Mwami Yesu, ba bene data bakwemeye, ba bene data bakwakiriye nk'umwami n'umukiza, mwami, ngo babone ukuboko kwawe. Tugusabye twizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya. Bene data, muri uyu mugoroba reka dukomeze dusome ijambo Imana yampaye, ijambo riri muri Daniyeli igice cya 7 umurongo 21. Haravuga ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha. Haleluya. Ngo kugeza ubwo umukuru nyiringabo nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo izi ntambara ngo zite kudukanga, ngo nubwo iri hembe ryarwanye, ngo rikarwana rikazanira ibyorezo, ngo rikaba rimo rirarwana, ngo iyi ntambara ngo ntabwo ari Rusiya na Ukraine. Iyi ntambara ntabwo ari Rusiya na Ukraine birimo birarwana, ni bya bikoko bine birimo birarwana. Daniyeli yabonye nibyo birimo birarwana. Haleluya. Mwene data, urabizi neza ko ari byo birimo birarwana. Ukuza kuwera kuregereje. Bafashije indwara barayizana, bayivuga mu binyamakuru byose, ariko ubu nta nubwo bakiyivuga. Barangije bati ni itegeko, burongera buraca bati nubishaka, burongera buraca bati ni itegeko, burongera buraca bati ubishaka ubishaka bikora, utabishaka atabikora. Mwene data, barangije bati nimwikingize. Abantu bikingije barapfa. Barangije bati nimureke kwikingiza, ntacyo bitwaye. None ubu ngubu iri hembe
iri hembe ritoya niryo ririmo rirategeka abantu gukora amahano, ngo nibavanemo inda z'amezi 6, ngo nibavanemo inda z'amezi 8, bakabishimangira, bakabishyiraho amategeko, bakabyemera, bakabyandika, abandi bagafeta, bakishima, bakanezererwa, ngo amategeko yacu ngo twasabye batwemere. Ariko inyuma Yesu yaravuze ngo mbazaniye inzara, ngo hari inzara ije, ngo isa kubita abakuru n'abatoya, ngo bamenye yuko ngo hejuru y'umukuru ngo hariho n'undi mukuru. Haleluya, haleluya. Nimureberere iyi ntambara yahanuwe muri Daniyeli igice cya 7, murebe ukuntu irangira, murebe umwami wacu Yesu ukuntu azihesha icyubahiro nyuma y'iyi ntambara, abera bakazabona isezerano twahawe. Bene data, niba utarasomye Bibiliya wongere uhasome, ubwire Umwuka Wera gusobanurire, kuko ibi bihe turimo ntabwo ari ibihe bisanzwe. Urabona yuko byose biri kugenda byihuta, ngo ariko ngo twebwe basigaye muri iki gihe, twasigaye kugira ngo aleluya, ngo dufashe umurimo w'Imana kurangira neza, kuko Imana idutegerejeho, nk'uko yatubereye yo kwizera, ngo natwe tuyibera abizerwa. Haleluya. Ngo none mwene data mushikame, ngo mutatinya, ngo kuko umwami wacu Yesu Kristo aracyari ku ngoma. Imana yacu ihabwe icyubahiro kuko iri kumwe natwe. Haleluya. Reka ngusigire ijambo riri mu Migani igice cya 19 umurongo wa 21. Haravuga ngo mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyihoraho. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana rirongera rirambwira mu murongo wa 23 ngo kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashe azahora haze, ngo ntazagerwaho n'ibibi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uwiteka abane namwe, Uwiteka abaha umugisha. Umwami Yesu abarinde, mukomere kandi mushikame, abatarakizwa mushaka agakiza, kuko nubwo mwavuga ngo ubuhanuzi ngo ni amagambo, ngo Bibiliya n'igitabo ngo kidasohora, ngo bwaratinze, birimo birabasohoreraho mu maso. Icyo nabasaba ni ukugira ngo twihane mwene data, twiyese ku gato na kanini. Haleluya. Hari abantu barimo barahunga urukingo, abandi bagahunga intambara, ngo ariko ngo ntibahunga ibyaha. Wamwereka icyaha utihane mwene data, agatangira akakubwira ati ubu njye nikomeze, ati niko nahoze, ati kandi nzajya mu ijuru ari gutya. Abantu barantangaza cyane. Nimwihane bene data, kuko ibintu byahindutse. Nimwihane, twe turi impanda zo kubabwira kugira ngo nimwihane. Abantu benshi bari gupfa bishwe n'urukingo, bari kugwa mu magira, bari kugwa mu mazi boga, bari kugwa muri za tuwarete, bari kugwa mu maresitora. Ariko ikimbabaza ntabwo ari uyu mubiri wonyine, ikimbabaza ni ubugingo bwawe. Ese umwuka wawe uzajya hehe? Cyangwa se roho yawe izajya hehe? Nubona usinziye gutyo wajya kubyuka asanga uri ahandi hantu wavuye mu mubiri kera. Abo babyeyi, nabonye ababyeyi bafuje abana muri ino minsi, bishwe umutima warahagaze, abana y'imyaka 12, abana y'imyaka 15. Njya ndeba nkategereza n'uyu mubyeyi bayumva ameze ate mu mutima, gufata umwana akamushorera, umwana udashobora kwijuririra, umwana udashobora kwiburanira, akamushorera akajya kumutera urushinge, urushinge barangiza akamubwira ngo nasinye, atarebye segonde, atabaje ni uwo mwana afite indwara mu mutima, cyangwa organize hari zifite malformation zishobora kuzatuma rumwica, umwana agafa akicwa n'umutima. Ese uwo mubyeyi bayumva bimumariye iki? Nimutekereze neza ko abana batuye batigeze barwara covid. Hari n'ibihugu abantu benshi batarwaye kandi barashobora kuyirwara. Ariko aka gahembe, iri hembe niryo rimwe rirategeka abantu ngo bakore amahano. Hari ibihugu byinshi batangiye gushiraho amategeko mashasha, batangiye gushiraho ibintu bishasha, bari kumvira bagakora ibyo bababwiye, badatekereje, batarebye ingaruka. Bene data, nimukomere mushikame. Inaha abantu barimo barapfa, bajya kwa muganga bakababwira ngo ariko ngo wari uzi ko urwo rukingo ngo rwashoboraga kugira effet secondaire, ngo wari ubizi, ngo warabisinye, ngo wari uzi ko urukingo rukiri muri experimentation, ngo wari ubizi. Abantu bakagenda bifutse umunwa bakaceceka. Muri iki gihe, muri ino ntambara yatangiye, urugutangira ukavuga ngo covid, bakakurira ngo uri muri avuga iki. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ni grippe isanzwe. Za mask abantu tukizambara, abantu bose za ntuza zose bari kuzikura, za restriction zose bazivanyeho.
kuko bagiye kureba basanga abantu bikingije urwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu barwaye omikoro, barapfa, abandi barapfa barabahambye kera. Kuko Imana yo mu ijuru irahari, irimo irabwira umuntu ngo ujye umenya yuko hejuru y'umukuru, ngo hejuru y'ukomeye, ngo hariho n'undi ukomeye, ngo yitwa Yesu Kristo, niwe mwami wanjye. Azagenda yigisha abantu kugeza igihe hazagera kuri wa munota wanyu mu bw'ijambo rye ryavuze ngo amavi yose, haleluya, ngo amavi yose azamupfukamira uyu mwami wanjye Yesu Kristo, ngo azamupfukamira ngo bamenye ko ariyo Mana isumba ryose, ngo ayo masiyanse bize, ngo ibyo byose bize, ngo bazamenye ko ari wowe warabibahaye, ngo ariko kugira ngo babikoreshe neza. Bene data nimumwubahe, ngo kuko uyu mwami arakomeye. Mureke gukora amahano. Mwibuke yuko Abanyarwanda hariho ijambo mu Rwanda mu Kinyarwanda cyitwaga kizira, cyitwaga sigaho, cyitwaga kirazira. Ubu ejo bundi bagiye kuzaza babahe n'amategeko, bate babyeni batangire bavanemo inda z'amezi 8 mu bisinyira mu byemere. Ejo bundi Yesu yanyeretse ikintu, aranyereka ngo uzabasa Abanyarwanda ngo mbese n'ibingibi basabikora. Ndategereje ngo ndebe ko muzabikora, ndategereje ngo ndebe ko muzabikora. Banyarwanda, muri igihugu Imana yahisemo, igihugu Imana yahaye umugisha kugira ngo kibere urugero abandi bose ku isi. Ntimwemere kuba bakoze amahano, ntimwemere yuko babakoze, kuko Satani niko ameze, agukoza amahano, warangiza watangira gutaka ugeze mu yanyuma akakwisekera. Mureba abantu inaha barimo gupfa, bagapfa, bakicwa n'umutima, bajya gufata amafaranga ya za siranse zabo z'ibihumbi n'amamiliyoni, bagahita bamubwira batishwe n'iki, batiyagiye kwiteza urukingo rumaramo iminsi 5 ahita apfa, batubwo ni ukwiyahura kuko yarazi ko urukingo rushobora kumwica. Bagahita bavuga ati izi miliyoni wari warashize muri asiranse ntabwo urazifata kuko wishwe n'ikintu wari uzi ko cyashoboraga kukwica. Amafaranga yose bakayaheza. Ibintu biri kuba, ikiteye agahinda nuko ababyeyi benshi, abantu benshi, imiryango myinshi bari kuva kwa muganga bipfutse umunwa bacecetse, kuko bari kubabwira bati mwari mubizi ko bishoboka, nta kintu ushobora kuvuga. Abandi bari kugwa mu magira, nta nuko bagera no kwa muganga, bahamagara ambulansi bakaza, bakahita basanga bareba ko yabyarangiye, bakahita bajyana muri morgue zirimo ziruzura. Ariko nibanga, nta n'uyu mudayimoni amese nawe, nta nubwo abantu bashobora no kubivuga. Abantu bafite ubwoba bwo kubivuga, abantu bari gutengurwa, ababyeyi bari kubona abana babazungereraho, bakahita bashira mu modoka bakirukanka badatabaje, bakabajyana kwa muganga. Abantu benshi, bene data, Yesu araje, ngende impande ivugira hirengereye ngo nimuhindukire, ngo mureke imirimo mibi, ngo mureke ibyaha, mureke kamere. Ubu ngubu amafaranga agiye kugwa, mugiye kureba ukuntu Satani yarapimye areba, arasanga abanyabyaha, asanga abanyesi, ikintu cyabo gikomeye utabakoreraho n'ifaranga ryabo. Iyo bakoreye ku ifaranga ryabo icyo bakora bahita bapfukama. None nimwihangane, Yesu araje, mwami wacu abaha umugisha.